umva nkubwire baca umugani mu Kinyarwanda ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amakenga urumva kwewe kuvuga ngo subiramo umugani baravuga ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amakenga ni ukuvuga ngo ari amanota ntabwo twayatoragura ni gahunda imeze ite yo gushwanyaguza Libya turayikubita mpaka ufite ikizere gusa se ariko u Rwanda ruratera ntabwo ruterwa warubizi ushatse kuvuga iki nyine nshatse kukubwira ko ikipe yose izageza hano tuzajya tuyikubita tuyinyafura urabivuga hari igihamya ufite igihamya kirahari ubu se wowe ntibikwigaragariza byonyine banza urebe stade umusaza yatwubakiye byonyine ntabwo uhita uvuga ati rwose pe byarisobanuye none se gacu tubazi mu guhangana nk'abafana uyu munsi mugiye gusenyera umuguzi umwe gute kugira ngo mushyigikire ikipe y'Amavubi guhangana ushatse kuvuga no kuhe ko makerebe nk'abafana makerebe iyo twageze ku ikipe y'igihugu aba ari ikipe y'igihugu nta muyovu nta mureyo nta mwaperi nta n'uwamukura dayeri twese tuba turi hamwe aba ari ikipe y'igihugu cyacu kuko twese turabene igihugu urabona ikipe y'igihugu Amavubi iratsinda nk'ibitego bingahe nubwo byaba 2 cyangwa 3 icya mbere ni ugutsinda twe tugomba kwirinda gutsindwa gusa nta kindi u Rwanda hashize imyaka 20 rutagera muri kani nk'umufana uyu munsi ndabona wanisiza amarange agaragaza cyangwa se ari mu darapo ry'igihugu twa Kabubere chef umva nkubwire baca umugani mu Kinyarwanda ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amakenga urumva kwewe kuvuga ngo subiramo umugani baravuga ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amakenga ni ukuvuga ngo ari amanota ntabwo twayatoraguye ejo bundi ni ukuvuga ngo iwabo inota rimwe ntabwo twaritoraguye twabasanze aho tukabahonda aha ngaha sora bari buhave urumva amahirwe y'inko so y'imbeba aha ni mu rugo iwacu twe tugiye gukosora icyo bita Libya nta n'umupira bafite ubu ako turi hejuru iyo ubona muri baba niba betting bayikubera rimwe n'ibice bitatu bakubera rimwe bakubira u Rwanda rimwe n'ibice bitatu ubwo nuvuga ko bavuze ko ruri hejuru urumva turi hejuru twe cyo dushaka twashaka gutsinda ahubwo abanyarwanda baze baze igihumbi ntago ari amafaranga menshi agapeta imitsingi kamwe katuma utari w'umupira ukuza muri benshi bivuze iki kuza turi benshi no kugira ngo dutize ingufu ikipe y'igihugu cy'abafana dukike abakinnyi bacu urumva batsinde nabo yo batureba hejuru bagira morale urumva cyo navuga nuko nta mufana ngiye numva naza kubona yicaye mu ntebe hariye bahagarare mpaka maciranye aba muri VIP bicara rwose barabyemera abeje n'abasaza ariko hakurya hano hasi hejuru tugomba guhagarara tugashyigikira ikipe yacu kandi tugatsinda musangirangeno nawe uti intero ni imwe gahunda nuko Libya tuye kwitangiraho isabato abadivene bavuze ngo batangira isabato Libya tuye kwitangiraho isabato ejo bundi nukuvuga ngo kuno gahunda zimeze Libya nawe yazana igifaro Kagame arayirenze nazana amashinigan Kagame arayifite icyo yazana cyose nawe yazana rokobuteri Kagame arayifite icyo dushaka rero na amanota 3 uko yaza kose yaza ari igitego kimwe yaza ari 2 uretse ko kimwe cyo ntabwo tunagikunda twe twadukunda byinshi yaza ari 5 ariko Libya igiye kuba akabarore kabandi bose igiye kuba nka mukaroti ariko se ubugize ibyago nk'umufana ugatsindirwa hangaha aya magambo wakongera kuyasubiramo ndagasinzira ndyame je bintu bibaho umushumba witorereje Imana yaranabimbwiye eje Imana yambwiye ati mwana wanjye yigeze yabwira Mose mutuma kwa Farao ngiye yantumye kuri Libya yambwiye ati mwana wanjye genda ubwire bari abagabo babwiye ati bagiye kubona ibyo batarabona ni ukuvuga ngo igisobanuro cy'uyu munsi rero kuri Libya bagiye kurara banze umupira mufite vuvuzera mwiteguye kuzikoresha gute ku buryo umurindi wanyu ugiye guterura stade maboko yacu aza gukorera maboko y'abakobwa n'amaboko y'abagabo
amaboko yacu aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda penalty yes penalty gahunda ukuntu zimeze ngo pena ibonye subiramo twumve penalty reka turebe Amavubi penalty bagiye kongera kuyawa muvandimwe jihadi nkuko yabigenjeje bundi katurebe ko yongera kubisubira ariko jihadi turamuzi ajya kunda kwimana u Rwanda umusore wo ku majengu yaravuye u Rwanda nzarurwanirira haba mu mvura cyangwa nimugoroba arayiteretse arareba neza aravuga ati u Rwanda ngiye kurucungura areba umuzamu aravuga ati uyu muzamu nk'icyuma ndamugenza ute uyu muzamu nk'icyuma penalty biragenda gute ateye intambwe imwe ebyiri eshatu imbere y'izamu ubushyuhe n'ibyishimo twese uko tungana dushyigikiye ikipe yacu y'Amavubi tsindawe batsinde burya umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye nanigana ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ngaharanira ngo ribi utabwirwa narakubwiye ngayiwewe witumira Amavubi ntabwo uyashoboye ayiwewe uje murya ibijumba ifiriti irahenda ayiwewe iwe narakubwiye wanga kwemera Amavubi ntakonda agasuzuguro umutozo nk'icyuma naramubwiye ayiwewe umutozo w'umusaza naramubwiye ayiwewe narakubwiye wanga kwemera Amavubi ntakunda agasuzuguro ayiwe ngo agasuzuguro Karibia nitugashaka muri sida igitenge gishaje gitera inda n'imbaraga sa igitenge gishaje gitera inda n'imbaraga sa Libya we genda uri giporoporo genda uri agasi mbega ubushyuhe n'ibyishimo mu gihe habura amasaha abarirwa ku ntoki ngo ikipe y'igihugu Amavubi ihure n'ikipe y'igihugu ya Libya mu marushanwa y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu abenshi mu banyarwanda baremeza ko gushyigikira ikipe yabo Amavubi ari ugushyigikira igihugu bityo ngo ejo gahunda ni muri stade Amahoro. Sanze hano kuri stade regionale aho twari twakurikiranye imyitozo y'ikipe yacu ariko mu byo twaganiraga muri bari abantu bose mwabonye nta kindi twavugaga usibye umukino w'ejo wa Libya. Twasabye abantu rero yuko bagerageza kuzinduka ikindi kintu nababwira dukomeje gushimira abantu bitanze bagurira amatike abo bashyushya rugamba bagurira amatike abanyarwanda namwe buri muntu agira icyo yigomwe buri muntu agira icyo atanga uyu munsi stade tutaratsindirwamo uyu munsi stade tugiye gushimira umukuru w'igihugu tuvuge ibyiza by'Amavubi tugaragaze stade nziza ariko dutanga n'intsinzi tugomba gutsinda Libya Nako nindi yose izaza unako Amavubi amwe twajyaga tuvuga ngo tugiye kubabara ubu n'Amavubi yo kugenda tugiye kwishima. Saa 8 nzaba nagezemo hakiri kare twabonye uburyo umutoza ikipe yaje ari ikipe tubona ko ifite intego nanone niyo mpamvu dufite morale yuko ari yakurira Amahoro yacu umusaza yatwihereye Libya uko twayibonye turakina tuzawukina ibice ni bitatu. Kugeza ubu ngo ikipe y'igihugu ifite ibyangombwa byose ikeneye ngo yitware neza ariko ubutumwa yahawe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa no gushyira hamwe kuko ari byo bizabaganisha ku ntsinzi ubundi abanyarwanda ngo nta kabuza bazabashyigikira. Turabahamagarira kuza gushyigikira u Rwanda. Ubutumwa bw'abakinnyi bacu abakozi bari kumwe nabo na coach n'abandi no kubahamagara gukomeza gufatanya kuko iyo tuvuze ikipe ni ikipe kumva ko tugomba gufatanya twese iyi ntsinzi tukayizana ejo tukayiha abanyarwanda kandi kubabwira ko tubari inyuma ibishoboka byose tuzabikora. Kugeza ubu Amavubi na ya gatatu mu matsinda D n'amanota 5 arasabwa gutsinda Libya no kunganya nibura na Nigeria ngo yizere gusubira mu gikombe cya Afurika yakinnye bwa mbere mu mwaka wa 2004. Ku itariki 14 ku isaha y'isa 12
byose bizatangira muri iki kibuga bisozwe mu byishimo by'abanyarwanda. Icyo Ferwafa isaba abanyarwanda muri rusange ni ukuba inyuma y'Amavubi igihe azaba ahatanye na Libya. Ese ufite umwanya wawe muri iyi stade nziza cyane? Gushyigikira Amavubi ni ugushyigikira u Rwanda. Ngendo witonze Providence Shadia, iyi ni televiziyo y'u Rwanda. Akindi u Rwanda hashize imyaka 20 rutagera muri kani nk'umufana uyu munsi ndabona wanisiza amarangi agaragaza cyangwa se ari mu darapo ry'igihugu. Twakabubere chef. Umva nkubwire baca umugani mu cyarwanda ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amacenga. Urumva kwewe kuvuga ngo subiramo umugani. Baravuga ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amacenga. Nukuvuga ngo ari amanota ntago twayatora